Tunguzi ndi kubona Satana ndi imbere ngo amatire gukora ibyangwa nawe mucunguzi unyigishe mwami kugushima neza unyibutse kukuragiza ubu jingo bwanje unyigishe mwami kujya nshima neza unyibutse kukuragiza ubu jingo bwanje. Na Amata TV nanone abadukurikiye mwese aho muherereye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu turabasuje kandi turabakunda. Yewe muri kumwe nitwa Peter. Uyu munsi twabazaniye umuhanzi ni umusore yatangira twibwira. Okay, murakoze. Nitwa Nizeyimana Josue, nkaba ndi umusore nkaba nturuka hariya hano mu karere ka Karongi n'ubundi Itwumba mu kagari ka Gisovu. Ubwo ndi umuhanzi. Urakoze cyane Josue. Nishimiye ko uri n'umuhanzi. Yego. Ese ubuhanzi bwawe bugaragarira hehe? Ubuhanzi bwanjye bugaragarira muri korale. Mba muri korale ndaririmba. Nkaba n'umuhanzi muri korale, nka muhanzi no mu ndirimbo zanjye bwite. No mu ndirimbo zawe bwite. Yego. Bukaba bugaragarira aho niga JS Munigi hariya. Ndetse n'ahantu henshi cyane rwose. Ese Josue yaba afite ibihangano bye bwite cyangwa se Josue yaba akoresha ibihangano by'abandi? Mfite ibihangano byanjye. Yego. Ni ibyanjye rwose kuko impano yo guhanga ndayifite guhera 2018 mpangira korali kugeza ubwo nanjye mvuze ntireka ngira ibihangano byanjye nihariye nshaka kugeraho ngera naho kugeraho ngera haraho navuye hari naho nshaka nifuza kuba nagera. Yego. Haraho wavuye hano wifuza kuba wagera. Ubundi se ubusanzwe aho wavuye ni hehe, umaze kugera he, urateganya kugera he? Yego. Aho navuye nari mfite ubujiji. Niko navuga ko ari ubujiji kuko ntabwo nari kwicara ngo mvuge ngo ngiye kwandika indirimbo. Natangiriye ku ndirimbo mvuga nti kanyigishe korali numve ko nanjye nshobora kuba iyo mpano nyifite, nza kubona ko mbishoboye, nkomeza gukora indirimbo nyinshi, nandika nyinshi. Aho nshaka kugera ni ukuvuga ko nshobora no kuba nagenda nkajya kumu produce akayikora akankorera amajwi neza, nanjye nkagira aho ngera nkuko ndi kubikubwira, nkagera ku rundi rwego, nkagaragara nkakwirakwiza ubwo butumwa bw'Imana ku isi yose. Nakuye ko natangiye guhangira korali 2018. Nari ngeze mu mwaka wa 2 secondaire, ngeze mu wa 3 ngiye gukora tronco. Narakomeje ndandika kizana n'ubundi nandikira korali. Twandi iko ndiko n'impano nyifite. Nta kuntu nanjye nakiminjira agafu byibura nkaba nakora niyanjye ku giti cyanya baterekanye iririmbe numve ko ndi jyenyine byagira byacamo. Ndabikora ngo rimwe mbona njyenyine birakunda, aho nagiye gukoreshereza umuziki barambye ati se ni yawe wenyine, ati yego, turi rwose biri kujyamo nta ribi. Ariko natangiye kubyiyumvamo njya muri korali nkayimaramo n'imyaka myinshi cyane. Nubwo natangiye bate kubisa kose mfite impano yo kuririmba, nubwo guhanga ntari nyizi neza, vuga ni ndi gushidikanya, ariko nafashe imyaka maze muri korali ndavuga ko bisa kose impano ndayifite. Yego.
hanze y'umuziki ubwo hari ibindi bintu waba wiyumvamo ubasha ushoboye? Umuziki ubundi nshoboye umuziki, nkashobora gukina umupira football, n'impano yo gukina comedy nayo ndayifite. Ku mpano yo gukina umupira, ese waba ukina nko mu yihe kipe, cyangwa se waba ni iki cyerekana ko wenda iyo mpano uyifite? Ku kigo nigaho hajya haba amarushanwa, ndakina nkabona birajyamo, nkabona nta makosa mfite menshi mu kibuga, ngatanga umusaruro abawukeneye iri uyizamura. Yego. Wenda tudatinze cyane kuri izo mpano zindi, nagira ngo twivugire cyane ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe bw'indirimbo zihimbaza Imana. Yego. Wambwiye yuko ufite indirimbo zawe bwite zihimbaza Imana zawe wahimbye. Yego. Ubu se hari indirimbo nk'imwe wagerageza ukaba waducishirizaho tukumva nawe, mbese tukumva uburyo bwo buhanzi bwawe bumeze, mbese tukumva ijwi ryawe? Yego, nta kibazo. Wenda watangira ukavuga uti nabumbisha nk'indirimbo namwe mukumva uburyohe bw'ibihangano byanjye. Yego, ntaribi. Watangira utubwira wenda izina ry'indirimbo, ukaririmbaho agace runaka, warangiza tukaba twakomeza. Indirimbo yitwa Unyigishe. Unyigishe nayanditse hari aho navuye nyine, aribyo ndi kukubwira, nza kubona ko ntashima neza. Ndavuga se hari abandi badashima neza nkanjye, kuko Imana ikwiye gushimwa. Ni ibintu byumvikana. Nakomeje kuvuga hano navuye, hano naho nifuza kugera, aho ndi gushaka kugera nzahagera kuko nashimye, kuko buriya ngo washimye arongerwa. Nasanze rero ntazi gushima neza, batekana ndika indirimbo byibura nanjye nzanyiririmba ku bwanjye, numva hari ahantu iri kunjyana. Ubwo Unyigishe ninde waburangwa kwigishe? Nabwiraga Yesu Kristo, kuko niwe mwarimu wa twese. Nta kibazo washyiraho tukumva. Mucunguzi ndi kubona Satana ndi imbere, ngo amatire gukora ibyangwa, nawe Mucunguzi unyigishe Mwami kugushima neza, unyibutse kukuragiza ubugingo bwanjye, unyigishe Mwami kujya nshima neza, unyibutse kukuragiza ubugingo bwanjye. Wow, urakoze cyane. Ndumva ari indirimbo rwose nziza cyane, rwose ndumva ya mpano koko urayifite, birumvikana ibintu byumvikana cyane. Iyo ndirimbo watubwiye impamvu wayihimbye, ariko se warayanditse? Iranditse. Yego. Waba warayigishije na korali murimbana? Oya, kuko izo ni muri za zindi zihariye nakubwiraga, nibwo nabanireka ntangira izo nigengaho. Nere kujya nkomeza kwandikira korali, ntangira izo nigengaho. Iyo ni ya mbere yawe bwite wowe wasohoye. Yego, hari igice nkunda kirimo buriya cyafashije n'abantu benshi, nigeze kuririmba ahantu barayikunda cyane. Igice kivuga ngo tugutura ibidutsika, byatuvaho tukituriza, ntitwibuka aho tuvuye, tukinangira ntidushime. Urumva hari igihe umuntu afite ibintu byinshi bimuvuna, kuvuga ati Mana, ugasata Imana niriyimvaho, amashimwe nzagushima imbere y'iteraniro, imbere y'abantu benshi nguhamye, ariko byakuvaho. Donc ndavuga nk'ubukene, ushobora kuba ukennye kuvuga ati Mana, nzabona y'amafaranga, yewe wawe no kugenda ukabonora n'atoye,
nyuma wamara kugira waba wari ufite ubukene bw'inzu ikuvira, abana barabuze minerivare ukabura yibonye, byakuvaho ukajya kwifatira, ujya kwifatira agacupa nta kibazo. Ntibuke ko hari igihe wigeze kurira, ntibuke ko hari igihe imvura yakuviriye ku buryo uvuga ati man. Yes. Okay. Ubwo icyo gice se hari ahantu benda byaba byarakubayeho akaba ari nk'icyakubayeho ntiwibuke gushima ukabyibuka nyuma cyangwa buriya gusaba nari ndi gusaba gushima neza, ntago hari ibyamvuyeho byinshi nk'uburwayi. Yego. Hagiye narwaye bikomeye cyane, ndarwara indwara y'imitsi. Nkabandi nzashima Imana nimbona norohewe, hanyuma namaze gukira rwose numva nta nubwo nigeze ndwara, numva sinigeze ndwara. Ariko nyine mu kwihana kwanjye nasabye kongererwa gushima. Yego. Kongererwa n'abandi bose bakongererwa, twese tukongererwa gushima. Yego. Ubwo iyo ni indirimbo ya mbere yawe bwite. Ubwo watubwiye ko ufite 3. Ni 3, ndaririmba 2 nta kibazo. Ndaririmba 2. Ntacyo wadushyiriraho wenda n'iya 2. Noneho wenda haba hari n'indi washyiraho y'undi muntu nawe ukaba wayishyiraho. Nta kibazo. Indi iravuga ngo uwera uwera. Yego, uwera. Navugaga n'ubundi wa mugabo. Ni Yesu Kristo. Yego. Avuga ngo birarangiye Yesu araje, ndabona isi igeze ku musozo, kuko ibyahanuwe kuva kera njyewe ndabona bimaze gusohora, intambara ndetse n'indwara ndetse no gupfa kw'abantu, kandi bagapfa nk'ibinyomonyomo, njyewe ndabona bimaze kurangira. Uwera uwera, wowe utuye ahera, tugere kuba bugufi bwawe, twibere mu mababa yawe. Uwera uwera, wowe utuye ahera, tugere kuba bugufi bwawe, twibere mu mababa yawe. Ni byiza kwibaza niba mu gitabo cy'ijuru wanditsweyo, kugira ngo utazasigara mu bambikwa amakamba. Ngaho reba neza bene data, utazabogoza amarira, haranira wa munezero turirimba n'indirimbo nshya. Uwera uwera, wowe utuye ahera, twiyere kuba bugufi bwawe, twibere mu mababa yawe. Uwera uwera, wowe utuye ahera, twiyere kuba bugufi bwawe, twibere mu mababa yawe. Hariho ikibabaje bene data, nuko hari abinangira imitima, bakanga kugarukira umukiza, maze bakaryoherwa n'isi, ntibamenye ko hari urubanza rukomeye rubarindiriye. Mureke bene data duhunga umujinya w'Imana. Uwera uwera, wowe utuye ahera, twiyere kuba bugufi bwawe, twibere mu mababa yawe. Uwera uwera, wowe utuye ahera, twiyere kuba bugufi bwawe, twibere mu mababa yawe. Wow, cyiza cyane rwose. Mwese badukurikiye murumva ko uyu musore arabasha, arashoboye. Ese ni nkande muntu w'icyitegererezo waba uvuga uti uyu muntu ndumva ashaka kuzamera nkawe? Nkunda umuhanzi bita Mbonyi cyane. Mbonyi. Israel. Israel Mbonyi ndamukunda. Umukundira iki? Niba ari umugabo simbizi, ariko ni umusore nkunda, imiririmbire ye biranamotiva cyane, iyo mubonye biramotiva cyane. Birakumotiva. Yes. Umbona mbese ari icyitegererezo kuri wowe? Yakagombye kuba icyitegererezo no ku bahanzi bose. Nanjye ndimo. Ukuri ibihangano byawe ni byiza pe. Mbona abantu badukurikiye ku Mata TV ndi kuvuga ni bishobotse uyu muhanzi twamufasha kubera ibi bihangano bye byiza turi kumva, tukagira aho tumuvana tukagira naho tumugeza.
mu kanya turaza gutanga nimero ya telefone cyangwa se ahandi hose mushobora kuba mwamubona kugira ngo muzamuganirize, wamugira inama ku cyo yakora cyangwa se wagira ubundi bufasha bufatika akaba yamwunganira, tukareba ko twamuzamura asigaye akajya kubona uko yatangaza ubutumwa isi yose ikabwumva. Yego. Bo turakomeje. Noneho wavuze uti hari indi ndirimbo z'abandi ushobora kuba waririmba, usaho ngaho hari iyo wadutangariza ni nk'iyi. Israel Mbonyi indirimbo yibita ku rutare. Ndayikunda. Ni nziza cyane. Kuko niyo nsanze hano bari kuyicuranga ntago matambuka. Ndabanza nkarika ikarangiye. Yego. Iyo ndirimbo ivuga ku rutare. Yego. Uyikundira iki buriya? Irimo amagambo meza cyane. Kuko yavuze ngo uhagarare utegereze agakiza nkuzaniye. Yego. Ni kwita igice cya mbere ko gitangira, sinzi niba nayiririmba. Waririmba rwose. Umwanya no wawe. Uhagarare utegereza agakiza nkuzaniye, ndamburiye ukuboko k'uburinzi kuri wowe, dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye. Uhagarare utegereza agakiza nkuzaniye, ndamburiye ukuboko k'uburinzi kuri wowe, dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye. Kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera arungabanya, n'imiyaga y'ishuheri ntuzigera uyinyeganyiza. Kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera arungabanya, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyinyeganyiza. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agosabe, uhereye none ukageza iteka azahora abakenyeza. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agosabe, uhereye none ukageza iteka azahora abakenyeza. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agosabe, uhereye none ukageza iteka azahora abakenyeza. Kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ayihungabanya, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyinyeganyiza, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ayihungabanya, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera uyihungabanya.
nuko cyane Josue buriya waririmbaga nkumva nanjye nagufasha nuko nanjye ijwi ryanjye ryananiye ariko numvaga kubera akanyamuneza nanjye numvaga nagufasha kuririmba ariko ntibyakunze. Ariko ufite ijwi ryiza cyane rwose, ni ukuvuga ngo ibihangano byawe tugize amahirwe bikaba byagira aho bigera byadushimisha cyane. Wenda tugana ku musozo, umuntu agukeneye yakubona gute? Ashaka kukuganiriza, ashaka kukwandikira iki byose, watanga nimero ya telefone? Natanga nimero ya telefone, kandi hari n'abo duhura kuri Facebook. Wenda yego, kuri Facebook nitwa Nizeyimana Josue, niyo mazina yanjye ari kuri Facebook, Nizeyimana Josue. Nimero ya telefone ni 0780 15 70 81, 0780 15 70 81. Airtel 0732 53 62 03, 0732 53 62 03. Nizo ngizo. Okay. Turashimiye rero uyu mutumirwa wacu Josue, mutumirwa wacu tuganirije neza cyane, tukaba twishimye, tukaba tushyize no mu mwuka mwiza w'Imana. Ubwo rero twebwe ku Mata TV ibiganiro byacu bihoraho, no guhora mudukurikira, ariko muranadukurikira ndabibona. Za share, za comment, za subscribe birakorwa, turabibona. Turabashishikariza kubikomeza kuko n'ubundi ibyo tuzatubazanira ni ibintu byiza bibubaka, ntabwo ari ibintu bibasenya. Ubwo rero mbaye mbashimiye mwese. Ngewe nitwa Peter, murabizi, maze kumenyera kuri channel yacu. Ubwo rero naho utaha mukomeze mugire amahoro y'Imana. Yego, murakoze cyane.